Ni urupfu rw'umugabo w'umunyamahanga wapfiriye muri resitora yitwa Inkumburwa iherereye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara, ngo aho yapfuye amaze kurya ndetse no kwishyura amafunguro ngo yasangiraga na mugenzi we bari bafatanyije urugendo, ngo aho yahise acika intege akicara hasi nk'uko tubitangarizwa na bamwe mu bari aho. Urumva ariyo twamumenye bamaze imisi 2 bavuye iwacu Bukavu, uye no mugenzi we bari babiri, urumva bari babiri bamaze imisi 2 baje Kenzi bari kuri hapa Mangaribi esho bariye nimugoroba mu gitondo bakagaruka kandi bakaza kurira hano isha bagatangira ukurya urumva umugurangiza ukurya umwe yanyuye primusi undi akanywa imitsingi babahaye ubugari n'inyama nesho kandi bari ubugari n'inyama ko yatangiye gucubwira mu gitondo sasa bunkuza kugaruka kurya kandi mugenzi wabo akavuka ku ntebe yari barangiza ukurya akicara hasi mu kwicara hasi akatarambuka akatapfa gutyo kutubwiwe na twebwe nona bo bigushaka ko nta kintu bari mu kumuteka kubera umugenzi wage twamubajije mugenzi wage ari kuvuga ko yari ameze neza nta kibazo yari afite hata ni wabo bahamagaye wabo nona biwabo nabo baravuze kubona nta kintu yabaye cyangwa nuko ubeshe muri kubesha ntago barabyumva neza na twebwe ubungubu tugere kubaza umugenzi wacu tumubaze neza turebe impamvu yapfuye mu no kwatapfuyemo. Hano ngo hapfiriye ngo umugabo bamwe bari kuvuga ngo yarisize ngo ibiryo gusa makuru mpamya no kuvuye kumuterura mu bavuye kumuterura bamuzana bamugezamo hano mu modoka bavuze yuko yarguye mu kabaratishwe n'ibiryo hano muri Inkumburwa Nyabugogo. Mageze ngewe mu masaa 6 narindi mara mu nkunda amahoro n'umuntu uje arabivuga duhita natwe tumanuka duhuza nuko iyi modoka ya polisi ije kumujyana. Jewe nago nabihamya gusa ndakeka yuko nkuko babivuze ko yaguye muri resitora cyangwa mu kabari wenda naba bamuhumanyisha. Yego ko numvisha abantu bavuga numvaga ko bavuga ngo yararwaye n'umutima ngo yakoraga yazaga kurira ahangaha akajya gukorera kwa Mutangana ngapfuye mu kanya masaha ya saa 6 inzoga yazinywaga. Jewe simbizi ndaje nsanga abantu bavuga ngo umuntu ari ibiryo arapfa nta bindi ziko mbonye abantu baza bareba se nanjye nkirebera jewe nkurikije uko mbyumvise baravuze ngo umuntu ari ibiryo arapfa ndanirukanka nsanze abantu hano aha mu Nkumburwa hano hejuru. Ubwo rero sinumva ukuntu umuntu yarya ibiryo agahita apfa, ndumva atari ibintu bibaho. Niyo bwaba ari uburozi ntabwo uburozi bwakwica umuntu ako kanya, yaba afite ikindi kintu cyaba kimwishe. Umuntu yarya ibiryo yakabaye ari uburozi uwo munota agahita apfa. Bakomeza bavuga ko hakorwa iperereza hakamenyekana ku cyateye urwo rupfu. Inzi nyine bitewe n'inzego z'ubuyobozi bakurikirana bakamujyana no kwa muganga bakareba ikintu kimwishe. Ku murongo wa telefone twavugishije umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Sauveur ahamya amakuru y'urwo rupfu. Uwo muntu rero yitwa Patrick Nzeyi afite imyaka 34 bigaragara yuko ari umukongomani wo muri DRC Bukavu. Yageze mu Rwanda itariki 15 z'ukwa 12. So mu by'ukuri hari umuntu batangiraga Kambara Ize nawe no muri DRC. Rero muri make ubundi ba manager w'akabari niwe waduhaye amakuru, we yagiye kubazanira fagitire bamaze gufata ibyo bafata mu gihe bagiye kuzana fagitire. Umuntu yaguye kubita hasi bisanzwe, abamusubitse ntawagize gute abaranapfuye nuko bamujyanye ku Kacyiru. Polisi yaje mutwara Kacyiru nta yandi makuru baraduha. Ubwo nyakwigendera acikaga intege ndetse akabanza guca bugufi ngo yicare, abanje kugeragezwa ubutabazi ubwo hahamagarwa imbangukira gutabara ngo babanze barebe ikibazo afite, nyuma nabo bakemeza ko yamaze gushiramo umwuka aribwo umubiri wa nyakwigendera werekezwaga mu bitaro bya Kacyiru ngo hakorwe isuzuma rya gihanga. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali. Ngiye kubona tubona imodoka iraza yinjira aho twari turi, ngo abakiriya natwe n'ababuze aho birukira. Nagana ku isene zo kuri wa gatanu mu gace ka Nyabugogo herekeza mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko kwa Manu habereye impanuka y'ikamyo ya Actros yo mu bwoko bwa Benz ifite plaque nimero RAF 848X ngo bikekwa ko yabuze feri mu kwirwanaho umuyobozi wayo akayerekeza kuri iyo nyubako, ngo ariko ku bw'amahirwe ntigire uwo ihitana nk'uko tubitangarizwa n'abari ahabereye iyi mpanuka. Ngo iraje ikasa ahangaha
ishiduka icitse feri. Icitse feri rero nibwo imanutse wa hepfo ikubita hariya hepfo. Amahirwe nyine ni uko nta muntu igonze. nari mpfuye nkiri mutoya. Tugiye kubona tubona imodoka iraza yinjira aho twari turi. Ubwo abakiriya natwe n'ababuze aho birukira kubera ubwoba, ariko tubona shoferi ayigongesheje aha mubona ko ku nkingi, tugira amahirwe turarokoka. Oya nta wakomeretse nta n'uwagonze, ndetse nawe urabona ko nta kibazo agize, usibye imodoka yari iparitse hano asunitse inyuma gusa, ariko nta kindi kibazo agize. Njye nari nicaye hano kuri intebe ndi mu kazi bisanzwe, none nabonye imodoka ikubita hano iwacu, mpita nsohoka njya kureba. Mu gusohoka nsanga shoferi yifashe mu mutwe, nta kindi nigeze mbona. Ni uwo gushimwa kuko ibyo akoze akoze ikintu kigabanya ikibazo 50%, yari kugira ikibazo 99%. Iyo arambura imodoka akomeza yari kwica abantu barenze n'10, kandi nta muntu woroshye kurenza igikuta. Umuntu niwe ukomeye kurenza igikuta. Afazari wayikata washaka no kwicyo gikuta ukahora n'umuntu umwe ukamufata, ariko byaba akiyikata. Buno ubwenge nta buswa burema ahangaha, ni ubwenge rwose. Ishusho nyamukuru nuko nta muntu n'umwe yigeze yangiza, kuko niwe yabonye ahantu ari buze kuyihengeka. Uko yakomeza hepfo muri feruje aba yisha abantu benshi cyane, ariko abonye yavaga hano mu nkunda amahoro ikata gutya, wagiye kuyigarura biranga. Noneho areba ahantu yayibogetse, ayibogeka kunuze kunzu. Ariko Imana ishimwe kuba nta muntu wagize cyane. Nawe ubwe nta kintu yabaye n'umutande we bose. Abakorera muri iyi nyubako yagonzwe n'iyi kamyo bakomeza bashyira amashimwe hejuru, bagaragaza ko uburinzi bw'Imana bwabanye nabo, ndetse banagaruka ku cyakorwa aha mu kugabanya umubare w'impanuka ngo zijya zihagaragara. Cyane rwose twese twari gushirira rimwe. Ndakuramutsa Mariya 10 umuntu yiragiza Imana, kuko ahantu tuba tugiye kwirirwa batari heza. Nabyuka saa 11 nkasenga nkitegura nkaza ku kazi. Ndashimira Imana igihe cyose, sinzanarihwema no kuyishimira. Iyo yinjira hano dukorera muri farumasi twese twari gushira. Nishimwe rikomeye. Icyo bakagombye gukora nyine kwiga buryo ki bakagombye kuzirikana buryo ki bakiga ku binyabiziga nyine bihagenda, bakayareba buryo ki bashyira na za dodani hano zikagenda neza. Muri iyi minsi z'impera z'umwaka impanuka zikomeje kwiyongera, mu gihe polisi y'u Rwanda yasubukuye ubukangurambaga bwayo bwagerayo amahoro, bushishikariza abayobozi b'ibinyabiziga gukurikiza amategeko y'umuhanda no gusuzumisha ibinyabiziga kenshi gashoboka, ndetse n'abagenzi b'abanyamaguru bagasabwa mu kwigengesera mu gihe bakoresha umuhanda. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali. Hari nk'abavuze amagambo akunda gukoreshwa muri siyanse, nk'urugero umuntu avuze ati SARS-CoV-2 cyangwa se SARS-CoV-2, ukabyumva ukumva ni ibintu biremereye, ukumva ntuzi ibyo ari byo, nyamara mu by'ukuri abashatse kuvuga virusi n'ubundi itera COVID-19. Umunyamakuru yaje akavuga COVID-19, abashaka guha ubutumwa barabyumva biboroheye, ariko ubushakashatsi bwo bugomba kugaragaza izina riri scientifique rigaragaza icyo kintu gishatse kuvugwa, kugira ngo abakorera mu rwego rw'ubushakashatsi babashe kumva icyo kintu. Mu nama iri kubera i Kigali mu Rwanda iteranye ku nshuro ya 2 yiga ku buzima rusange muri Afurika, kuri iyi nshuro abanyamakuru batandukanye muri Afurika bahuguriwe ku mahame yo gutara amakuru ku bijyanye n'inyandiko z'ubushakashatsi, kugira ngo abumva n'abasoma amakuru barusheho gusobanukirwa neza imvugo za gihanga zikunze gukoreshwamo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Niyingabira avuga ko iyo izo mvugo zishyizwe mu mvugo yoroshye birushaho kumvikana. Ni imvugo nyinshi zitandukanye zishobora gutuma umuntu atumva ubutumwa buba bugambiriwe, buba bushaka kugaragazwa n'ubushakashatsi, ariko bwashyirwa mu mvugo yoroshye. Abasoma amakuru, abakurikira amakuru kuri radio cyangwa se kuri televiziyo bakabasha kumva cya kintu, ya information cyangwa se amakuru arimo bimworoheye. Ni icyo ngicyo kugira ngo abanyamakuru babashe kugira uruhare rwabo mu guhuza ubushakashatsi n'abaturage baba bagomba kugira ibyemezo bafata biturutse ku cy'ubushakashatsi bwagaragaje. Murabizi neza yuko inyandiko z'ubuhanga cyangwa se ubutumwa message zituruka mu bushakashatsi akenshi ntabwo ziba zoroheye rubanda rusanzwe kuzumva,
aho ngaho rero niho itangazamakuru rigira uruhare rw'ingenzi kugira ngo bya bindi ubushakashatsi bwavuze mu rurimi rutumvikana abanyamakuru babashe kuvuga iyo nkuru mu buryo bwumvikana. Ni iki amahugurwa yaragamije, ni ubw'ubushobozi abanyamakuru bwo kubasha gutangaza ibyo ubuhanga cyangwa se ibyo siyanse ishyira ku mugaragaro kugira ngo n'abadafite ubwo bumenyi babashe kubyumva. Hanabayeho no kongera no kuvugurura amahame y'ibanze agenga umwuga w'itangazamakuru. Akomeza agaragaza umusaruro witezwe ko abasoma n'abumva amakuru bazarushaho gusobanukirwa izo mvugo neza. Umusaruro twiteze kuri aba banyamakuru ni umusaruro mugari, kubera yuko uretse no kuba baganirijwe ku mahame yo gutara amakuru ku bijyanye n'inyandiko z'ubushakashatsi, bakamenya wenda yuko COVID-19 uburyo igenda yihinduranya, hari uburyo nanone igenda yanduramo butandukanye n'ubwo twari twaratangaje mbere. Ubwo nabyo biba ari ubushakashatsi, mbese no kugira ngo icyo ubushakashatsi bukoze kibashe guhita kimenyekana mu baturage kugira ngo bafate ibyemezo bishingiye kuri ibyo ngibyo bitabagoye, kuko umuturage ntabwo ari uzajya gusoma inyandiko z'ubushakashatsi, umuturage ntabwo ari uzajya gusoma teze za doktora zanditswe n'abahanga hirya no hino. Umunyamakuru niwe uzajya gushaka ayo makuru ayabwira umuturage mu buryo bwumvikana kandi bworoshye. Umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Noella Bigirimana avuga ku kamaro k'itangazamakuru mu kuba umuyoboro wo kugeza ku baturage gahunda zitandukanye z'ubukangurambaga. All these measures are actually needed to be widespread and needed to be enforced. Mu ngamba zose zafashwe ngo zishyirwemo imbaraga mu gihe cya COVID-19, itangazamakuru naryo ryabigizemo uruhare kuko naryo ryifashishijwe ngo ribashe kugeza ku baturage ibirimo kuba muri icyo gihe. Navuga ko ari inkingi ya mwamba mu gihe cy'ubuzima, igihe bwari bwahungabanye twamenyaga ibirimo birabera muri Wuhan mu Bushinwa ndetse n'ibindi. Ibyo byose kubera itangazamakuru. And we're hearing news out of Wuhan and out of the first few cities in China. And so because we understood what an outbreak could be, ni amahugurwa ateguwe n'inama nkuru yiga ku buzima rusange muri Afurika ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda hamwe n'ikigo cy'umuryango wa Afurika wunze ubumwe gikurikirana ubuzima muri Afurika. Muri iyi nama ikomeje kubera i Kigali, aho intego y'iyi nama ari ukungurana ubumenyi mu nzego zose zifite aho zihura n'ubuzima rusange muri Afurika. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali.